Hey hey my people, bimeze bite? Ni umuhungu wanyu ugarutse nabanje kukwereka uburyo wasiba account yawe ya Facebook burundu ukayisiba. Aha, kurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, ntuskipinge kugira ngo utaza kugira ibyo usimbuka bikaza gupfa nyine. Hari igihe nyine umuntu aba afite account ya Facebook ariko nyine ashaka kuyisiba nyine burundu kugira ngo abantu batazongera kuyibona, bitewe n'uko atagikoresha Facebook cyangwa bitewe n'uko nyine iyo account atayikunda nyine. Yego, ngiye kukwereka uburyo wasiba account yawe ya Facebook nyine burundu ntazagire umuntu wongera kuyibona. Kurikira step by step. Uraza ujye kuri tuno turongo dutatu, utu ngutu udukandeho, umanuke hano hasi ujya ahantu handitse setting. Mpabereka neza kugira ngo utaza kugira akantu usimbuka. Uhakande utegereze ko biza. Urabona hano hantu hejuru handitse account center hano gutya. Sorry gato. Hano handitse account center. Ahangaha uhita uza ugakandaho nyine. Yego, ugategereza ko biza nyine. Mu gihe bitaraza nyine tube dutegereje gatoya, ariko nyine ikintu nakubwira, kora subscribe niba utarayikora, niba warayikoze ujye usharinga ku bantu nyine zino video bazibona ko ni ibintu biba bikenewe n'abantu benshi. Ukande na like no muri comment wandikemo ikintu wifuza ko nazagukorera. Sawa. Byamaze kuza noneho. Uhita umanuka hano hasi ukaza ahantu handitse account nako personal detail. Hano uhita uhakanda. Ukaza ukareba hano ibintu nyine byawe nyine. Warangiza ugahita ujya kuri kano ko hasi. Ahangaha ukaba ariho ukanda, ugategereza gatoya. Hagahita haza utuntu tubiri, memorization and deactivation or deletion. Ugahitamo hano wa kabiri deletion. Tuwakanda ugategereza. Deactivation or deletion kuri ya account nyine. Ugahita ugakanda hano nzinza kano kantu nyine. Ukakanda ugategereza. Deactive account uhita ugakanda hano handitse delete account hano gutya. Ahangaha niho wikandira, ugahita ukandamo, warangiza ugahita ukanda continue. Hano bahita bakoza ibintu, ugahita uza nyine uraza ugahitamo nyine kimwe. Ntago nkikoresha, I'm no longer find Facebook useful. Ugahita uzagenda ugakandamo, ugahita wikandira continue. Ugahita uza hano hasi ugahita wikandira continue. Hano sasa iyo urimo urayisiba, ku step ya nyuma bakubwira kwandikamo password. Reka tuyandikemo.
tukanda continue, gategereza. Noneho hano ugahita ukanda delete account nyine iyo ushaka kuyisiba, uhita ukanda delete account. Noneho hano ukaba urayidiritinze nyine, hano iyo hakanze uba uyidiritinze biba birangiye nyine. Yego, tuhakande nanjye iyi nyisibe sinyishaka. Sawa, turi kumwe, kora ciao nako kora subscribe, ukore like, wandike muri comment ikintu cyose nazagukorera nyine. Turi kumwe, ciao.